kurwana na bene wabo, niharamuka ibyo bice bamubwiye kurwana bene wabo nibamutsinda bemba aramutumaho bazamukatira igihano cy'urupfu gishyirwe mu bikorwa. Wibuka ko Kongo igifite arahitamo gusanga bene wabo cyangwa gupfira mu maboko ya Tshisekedi, kuko kumwica byaramwica ubwo yamwohereje muri iyo zone. Reka twigire kwa Patrick Muyaya. Muyaya ati iki rero? Muyaya ati ikintu twamaze kubona nicyo MONUSCO ahantu tuyiherekeza hatandukanye mu mapatrouille n'ibiki birangira ubuzima bw'abaturage n'ikibazo cy'umutekano ariho kivukiye. Ngira ngo wenda sinzi niba kuba bwa tekinike baduhijwe rye kugira tubishyire mu magambo meza aboneye y'ibintu yavugaga, yaduha iryo jwi tukaryumva neza. La MONUSCO est devenue pour nous un problème de sécurité. Là où elle devait être la solution, elle devient le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser sur chaque site de la MONUSCO d'avoir des policiers, sur chaque véhicule qui roule. Mais tout ça, ça nous pose un problème. On a besoin d'une mission plus efficiente, plus proactive, qui puisse être en mesure de gérer les problèmes de sécurité qui sont bien connus. Et donc, à partir de 2023, on va commencer les processus de retrait. Ça fait quand même 23 ans qu'ils sont là. Et quand les résultats ne viennent pas, ça sert à rien de se cramponner sur une mission dont on sait qu'il ne pourra pas atteindre les résultats dans la forme actuelle. Ati aho twari tubiteze ko babigisubiza ahubwo nibo bahabaye ikibazo mu myaka 23 bamazina baje 2001 ari Monique Yabatuye Allo yabacyuye nta bushobozi abifitiye. MONUSCO yamye ari ikibazo ku mutekano wacu. We must recognize ourselves on each MONUSCO site have the police officers, but all of the biragiye ni byinshi tidukeneye more efficient kurusha uko bameze ubu ngubu. Dukeneye urwego ruza rufite icyo rukora kurusha urwo dufite ubu ngubu. Ariko buriya leta ya Kongo irashaka ko MONUSCO ijya ku murongo w'imirwano ikarwana, irashaka ko izigoma ikarinda abaturage barimo kuraswa na Wazalendo yahawe imbunda na leta. Muyaya avugira nyine barashaka ko MONUSCO ikora iki? MONUSCO yabaye ikibazo ku mutekano wacu. Yabaye ikibazo itese hari aho yari yagaba igitero cyica abaturage, ngaho bayiherekeje na za modoka zayo ngo birangira ariho habaye ikibazo. Iyo bageze yose bahamagara inyeshyamba ziti muze muhatware, cyangwa MONUSCO ihageze yirukana ingabo za leta. Urumva icyakoze sinzi niba iri jambo rikoreshwa ku bantu wavuga ngo arimo arateza MONUSCO abaturage cyangwa arababashumuriza nk'uko Perezida Tshisekedi ari Bujumbura yabwiye wa mugaba w'ingabo wa East Africa Region Force wa Munyakenya. Niba nibeshye yari ni Kigali muri Cadette Pass out ejo bundi. Yego yarahari. Arimo aramubwira tuzabona uburakari bw'abaturage ba Kongo we. Ntabwo byateye kabiri abaturage barabataka. Rero niba muyashaka ko cyangwa leta yateguye ko abaturage bagomba kwataka MONUSCO, ariko niyo bayataka none se barayataka ngo MONUSCO irwanye M23 itahe n'ibidashoboye kubarwanya, niba dekarare kuyirukana ku butaka. Ariko niba yirukana nyine kubera ko uwazanye MONUSCO ni utunze Kongo mu buryo bw'ibyo ikora byose muri rusange. Akaba ari nayo wabazaniye umutegetsi se? Akaba ari nayo wabazaniye bariye ntibafite uburyo bashaka, kuko za MONUSCO n'ahandi zihari mu nyungu z'abariya bihugu bikomeye. Niba birukanye rero biriya nanga avuga ku wa mbere yaba ari Kinshasa, yafatira indege igoma. Ariko mu gihe bamatse ibihugu aribo bagifasha amaboko ya Tshisekedi, nanga ntabwo azagerayo. Uriya avuga ni ukudukabiriza inkuru, ni nka bya bindi twarebaga ejo bundi ndeba Bawiringoma basuye abaturage bari mu isoko bacuruza inyanya ku gitebo, bamanuka hirya no hino, karitsiye zo bazazigumamo. Ariko hariya kugerayo ntibizakunda, mpatse ibihugu akicaye atuje kandi yemera ko Tshisekedi ari we urimo kubakorera aferi zabo. Ubu se Kongo ntiyabishaka nanone binyuze muri Muyaya kubwira Loni ngo mugerageze mushyira ikindi kirungo muri MONUSCO, abantu badakomeza kuyibona muri iyi sura ko ntabwo ari imbabazi bafitiye MONUSCO. Ni
ugutera igikututu icyo bise MONUSCO kugira ngo amatsi ibihugu babongerera kuka ko gushyiraho amananiza no kurwanya M23 baciye mu bundi buryo. bafate MONUSCO ubutumwa bwabo babuhinduremo kurwanya M23 noneho byeruye. Oya, ibyo ntibikunda. Ahubwo nibashyira igitutu kuri MONUSCO barabangamira inyungu z'abazungu. Nibatangira kubangamira inyungu zabo, baraba basaba ati bigende bitatu namwe nimudufashe M23 mushyireho ibiganiro, mushyireho igitutu turebe ko bahagarara. Cyangwa kuko bari kwishakira ingabo nk'uko ububirigi bwabwiye ati no mu buryo bw'ingabo tuzabafasha n'abindi. Ziri hanze ya MONUSCO. Nta muzungu ushobora kujya kuri front y'intambara muri Kongo. Ntawe igihugu atari mu mercenaire biragoye. Ntabwo bikunda. Nta gihugu cyatanga izo ngabo. Abacanshuro baraje barashya. Noneho baba batuzi. Oya, intambara yo muri Kongo abantu barabizi ko abanyafurika ari abasazi. Iyo bari muri izo ntambara baba bahabasariyeho, ariko babarusha imbaraga bakoresheje diplomasi n'izindi mbaraga, ariko ku butaka barwana ntibaborohera. Keretse bazanye indege zikamisha imisozi yose. Kuko ahangaha aravuga ati aho kugira ngo imitwe yitwaje intwaro igabanuke yabaye multiplier yariyongereye. Si bari mu yongera se. Igomba kwiyongera kuko nabo ubwabo hari uwo baremye. Uyu munsi M23 iravuga ngo twarwanye na Wazalendo Isake. Wazalendo ni umutwe waremwe na Perezida Tshisekedi ubwe. Ari kuri televiziyo y'ibitangazamakuru mpuzamahanga avuga ko Wazalendo ari abaturage bakunda igihugu b'intwari, abashyiriraho ikosi batozwa n'igisirikare, abaha imbunda baza mu giturage. Niba uri ari wo mutwe waje ofisho, Bemba wahoze afite umutwe ubwo yabyayemo nk'itatu, n'abandi benshi bagenda bari miyaho. Kwiyongera byo ntabwo ari igitangaza kuko barayirima bakanayiha n'intwaro. Wazalendo uyu munsi ni umutwe ukomeye. Wica abasivili uri mu ntambara ni umutwe wa Perezida Tshisekedi ubwe. Irimo iriryo rwari. Abantu iyo babivuze baravuga bati ibyo bintu ni biki, nimushaka muzanijwe ari kuri televiziyo z'Abafaransa. Yarabivuze kubivuga ko avuga ukuntu Wazalendo ari abaturage b'intwari barwanira Kongo kuko babonye ingabo zabo zidashoboye bakabatereka natwe tujye tuzifashe. Kuvuka imitwe byo iravuka. Guta twavuga ku bya Muyaya buriya nawe afite icyo yokeje ubwo yabigenje kuriya. Imirwano hari hakurya ngo imeze nabi, harya ngo M23 ngo yikuye ngo muri Kibirizi ubwo yavuyemo haba harimo za tekinike z'intambara, ariko sinzi ngo n'ahandi imaze iminsi yikuramo. Iri kugenda imeze nk'aho ibabererekera ukuntu itiriwe ngirwana, sinzi niba ari ukugira ngo ibashuke ibinjize mu gakono neza ibacoceremo, cyangwa se ikabibona aho hantu itahashobora bahayihatsinda, cyangwa se bakaba bayikubise ikahava, cyangwa bakayikubita ikavuga iti twari dushize, cyangwa se bagashira hakagenda basigaye. Rero bararwanye bava iyo Kibirizi bajya Bweranda. Ubwo rero wavuze Bweranda nkumva urashaka kuvuga Mweranda. Mwuka Mweranda ndacyawibuka. Yego bavandimwe. Buriya urumva niba ari imirwano bakahava baba batsinzwe. Ubwo M23 yatsinzwe muri ibyo bice irahava, ntabwo ari ukuyikura. Niba harabaye imirwano, ahubwo numvisha andi makuru ngo hari generale witwa Kabundi. Akomoka muri biriya bice bya Masisi, nawe n'umwe mu basirikare bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, n'umwe na ba Makenga mbese. Akaba no muri abo bwoko burimo buhigwa bw'Abatutsi. Rero ngo niwe bazanye muri iyi zone y'Iburasirazuba. Aha, ubwo baraje none batamushinja ibyaha bamufunge burundu, bamwice. Bagomba kuzamurega icyaha cy'ubugambanyi ubwo bamwohereje kurwana na bene wabo. Iyo ni tekinike yihuse umuntu wese ahita abyumva, ahubwo arazamo ugatwa akose umusirikare ajya yanga misiyo, ajya yanga gahunda, araza ahubwo nahagera ntabwo umugambanyi weruye, araba umupfu. Umeza yafiteho ibintu bibiri, kuba umugambanyi cyangwa kuba umupfu, cyangwa se agahita ashaka n'uburyo yisangira bene wabo. Nibyo nise kuba umugambanyi.
kuko kohereza ku kazi uje kurwanya umwanzi ukamuyoboka uba uri umugambanyi. araramuka ayobotse M23 barahita M23 batangira kuvuga ngo ihisha abantu runaka bashakishwa, hanyuma nashaka no kuyirwanya ararwana na bene wabo, niharamuka ibyo bice bamubwiye kurwana bene wabo nibamutsinda bemba aramutumaho bazamukatira igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa, wibuka ko Kongo igifite yakigaruyeho. mugabo ko bamushyize mu mazi abira baramutumye. ntabwo waba generali uri ikigwari arahitamo gusanga bene wabo cyangwa gupfira mu maboko ya Kisekedi, kuko kumwica byaramwica ubwo yamwohereje muri iyo zone. nawe buriya rwose aramba ari bufunge butavuga ati ahangaha safande kutavuga nzavuga nyuma, arafunga avuga ati umwuka nawo ndawufunze, we baramuvunira intambe. hanyuma ukivuga abajenerali ngo hirya ahangaha mu burasiro bwaryo uriya wahanuwe waguye mu ndege igaturika, Kenya yagize ibyago bikomeye, nyamara ngo yarafitanye akangononwa. ibyo bintu si byo ku mihanda nka bya bindi nabonye inkorabusa zivuga ngo umukambwe w'imyaka 82 umucuruzi ukomeye ngo bari baramubonye ahantu ngo bamwishe, noneho ngasigara mbaza ubundi umuntu w'imyaka 80 kuba akiriho si ugushima Imana, ubundi gupfa ni inkuru. ukumva ko icyo yabatekereza atagikora, icyo atekereza simbuje kugikora, ariko ku buryo gupfa byari inkuru atarageze adafite imyaka yo gupfa. imyaka yo gupfa ni ingahe? ni ugusaza. ubundi mu Rwanda bavuga ko turama imyaka ingahe? 69. ubwibenzeho ni inyongezo, ariko we ntiyakuriye ubuzima bwe ntabwo ari ubwo mu Rwanda, ahubwo yakaba yarapfuye mbere, kuko umuntu wahunze inshuro 3 yabayeho nabi. umugwaga se wo guhunga yaravukanye, uwo yabayeho nabi, urumva ngo yahunze 5 na kangahe niba atari 6. ajya i Burundi naho sinzi uko byagenze, naho ngo arahahunga, barafunga aravamo arahunga, bukeye agaruka mu Rwanda amara imyaka 10 n'ingahe, naho arongera arahunga. guhunga se nubwo yari umukire, guhunguza ngo n'iby'i Rwanda nabyo ntibyoroshye. ariko rero ubwo nari muzanye kubera ko hari bavuga kuri uyu mugenero wa Kenya hashobora kuba habaye impanuka, hari n'abavuga ko hashobora kuba hateguwe impanuka. urumva uvuga ko yateguwe afite uburenganzira bwo kubivuga, kuko ntacyo wakora ngo ureke guhagarika impanuka. ariko nanone wagaruka ukibaza ngo niba impanuka zisanzwe zibaho, impanuka ntabwo yaba kuko indege irimo generali yaba, none se ya Prigozine ntiyabaye yari umuntu wambaye ibyo rero n'ibindi nkabyo. yego ntabwo ntekereza niba yaranafite ikibazo na leta ikaba ariyo yabirangije ityo, ubwo yabihaye umurongo. ariko yaba uvuga ko yishwe ntabwo wabihakana, yaba nuvuga ko yakoze impanuka nabyo bifite amahirwe menshi, ahubwo impanuka niyo ifite nuza nini, kubera ko isanzwe haba impanuka kandi hari abandi baguyemo. urumva hari abarokotsemo baje birukanwa batwarwa kwa muganga, generali bamugeraho we yapfuye. rero kwemeza ko aribo bamwicaga kandi bari baje no gutabara ni ibintu byinshi ushobora kwibaza, ariko buri muntu nyine yabyita izina bitewe n'icyerekezo ahagaze, aho umuyaga ucyerekeza. ababivuga baravuga yuko ngo kujya ku butegetsi kwa Samoei Ruto uyu perezida wa Kenya atari abishyigikiye. abantu bose batari bamushyigikiye ntabwo bapfuye kandi bari muri guverinoma. ariko gushyigikirwa n'umusirikare igisirikare yabayoboye abantu none amaze kumuha ziriya nshingano bavuze ati nyakubahwa uyu muntu uhaye inshingano uzi ko yivugiye atya ugiye kuba perezida. ariko kugeza ubu igisirikare cya Kenya nta byago cyatezaga ubutegetsi, ariko umuntu akabisi kari muri moteri gashobora guteza ikibazo. ntaho bigaragara ko igisirikare cya Kenya kirimo kubyiga ubutegetsi bwa Ruto mu makuru n'ahandi. noneho ngo bavuga bati yikijije uwari ubayoboye kuko ariwe virusi yari yarabagiyemo. ahubwo se ko igihari kivugwa ari uko umwuka mu gipolisi no mu gisirikare hagati y'abo babiri niho bitameze neza.
hagati yande nande aba IGP na Nusa polisi cyabo yego ibyo byo bafite ibyo batumvikana ku zindi mpamvu ariko ntabwo yari issue politiki ariko ishobora kuba umutekano ikafekta igihugu. yego byacyafekta kuko nabo ubwaho umwe ashobora kwicisha undi kuko bose bafite ubushobozi bwo kwica. Aho rero niho bahera bavuga ko uwo muntu ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Ariko urumva uruhare rwa IGP ntabwo yatumwe na perezida cyangwa n'ubutegetsi. Gupfa byo habaye gupfa. Ikisha umuntu ni ukumenya niba ari impanuka yakomotse ku ndege isanzwe cyangwa ari igitezemo. Ibyo byose nibyo bazasuzuma. Gusa icyabaye Kenya bafashe ngira ngo icyunamo cy'iminsi 3 cyo kumunamira burutsa n'amabendera ngira ngo Perezida Ruto bitunguranye nimugoroba yihuse yatanze ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu agaragaza ko igihugu kigize ibyago cyo gutakaza generali kandi yari umugaba w'ingabo ushoboye bya bindi nyine abanyapolitiki bavuga byose ku muntu barabivuga nyine birarangira. Ubwo rero Imana imuhiruko ridashira n'abasirikare urugendo rwe rwarangiriye hariya. Harimo umukobwa warushinze kujya mufotora bajyanye. None se ko nyine yaguye ku kazi nawe. Reka turi mu isi iduteza ituba amahirwe n'ibyago. Hari abantu none babicukumburisha bacukura ibintu bajyamo hasi cyane ngo Kongo ngo yashoye miliyoni 30 z'amadolari ngo mu kurwanya M23. Amafaranga yose yashoramo si ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Bari abantu ahubwo baracukumbura kuko bavuga ko bandaguze n'izindi drone ahubwo 3. Ngo izindi CH4 rwose. Mu match igiye gutangiye ko deze mu mito. Igice cya kabiri. Ariko urumva ni ibintu bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kubona ayo makuru twabita ko bikomeye ariko bishobora no koroha aho bazigura cyangwa bajya kugura aribo babaye batanze inkuru kuko amakuru buryo tumenya y'imbere mu ngoma turi ku marembo asohorwa n'abari mu ngoma cyane. Ubwo rero urumva ko nta gishya kirimo. Reka ngo nta kizabera munsi y'iri juru kizabura kumenyekana. Niko Bibiliya ivuga.